ubwo nukuvuga ngo nishi byiburira ibaye nusubira subiza amafaranga yanjye ariko ibintu nagiye nkubwira nta guhembwa misiyo nagiyeho iba yabaye mahwi ukomeze muryoherwe rero iwacu ni mu kidakama rwose kwiyongera bihembe gusa biryoshye nk'ibisigaremo rwose ntabwo mwezi mu cyo bashoboye n'agafanta makuru ako ka izi nyama uzi ko zahinzwe neza nako zabazwe ku nka nziza yego ariko namwe muze kwirwanaho kwitsambura koko banza ariko baranazicuruje se gusa oya yewe makara k'umukara ka koka nuko k'icyapa ese buragiye kwibazeho nazi ntore karakumweru kakabikira no kuzuzanya akaseka muryoherwe mugabo ariko runo rugo nta kintu rwabuze ubundi ngo zose kubera iki musore cyangwa umpako zomba yakosha ariko nyewe wabibonye wabonye icyo bita ibintu biriho ntabwo muri icyo kintu ariko yewe muri icyo kintu koko muri icyo gikombe yewe seba n'igihari ziri kuvanga ese wowe fata ibiryo byawe nawe erega mufungure nawe umwana n'uwo kwivuko yegerane nyuma abazibero ngiye cyakora kuri rero rwose urumugabo yabanza n'umudugudu niyo mvuge tuzahora iwawe oya ibiryo se hano urugo rutateka urugo ruragiye n'ababyemana nawe sheri ariko muze no guteka wada wizeye ariko bya kera ngo ni kera familia iyi nyama rero yewe n'ababwire ariya mu mujyi nsangirisha nyirya ngo icupa ryatobotse ibyo byasobotse neza akagabo iri cupa ririndana ano macupa rugangana ureba cyane guratara je nari nabibonye uko nanze kubivuga ntabwo angana ntabwo byabuze bagurije kudupe kwagujura biriyo ano macupa wendeba nabi ntabwo angana amagambo kuvuga ngo wari uko dushyimbo ko turyoshye kureba nabi aho ubundi umugabo wagira apeti bamenyereye ukuntu yakubundi kagabo mu rugo ajya arya kagabo umba mbona ari umusore agaragara nk'umuntu urya cyangwa agaragara nk'umuntu urya mushatse kuba ngo ndabisha nakwabana ko cyakumenya n'amabanga yo mu buriri abana b'ubu utanya ngo ni iminota ingahe usa naho ushaka wagezeyo marembo ariko manze guke wagezeyo manze nirera kagenda heshi nizo mu ariko ubundi arumviriza noze guhinga umuceri ari ngize guhinga umuceri wose mwawuzanye ahangaha ko ari ngize kuwuhinga hanyuma rero wanawujyanye kera ariko ntibibabuze gukomeza kurya sheri singuciye mu ijambo gukomeza murya ariko dutega ikintu kimwe ngo nicyo cyananiwe imirimo ibiri impyisi ariko twe turi abantu wa mugabo nari nyitsinze nariyo mbona muheto ariko ubwo wivuze gutera umwaka rero turi abantu twakomerezaho tuganira ngira ngo nk'uko buri wese nagiye mutumira ku giti cye mubwira ko azansura hano mu rugo yabaga w'iki cyaka ariko numvaga bitangiye kunyiga ubwo rero ibi ni ibintu maranye igihe mwari musanzwe mugenda muri urugo mwanywaga yewe twaryaga ntabwo ibiryo byigeze bibura aha kandi turashima n'Imana ntabwo bizigera binahamwe avuze ne abese nibyo nanjye nta Imana itamukoreye igikorwa nyamukuru cy'uyu munsi rero
igikorwa nyamukuru cy'uyu munsi n'icyatumye mbahamagara ni igikorwa kidasanzwe hano mu muryango wacu, twungutse byinshi, dutunze byinshi, ariko icyo nari ngamije nyamukuru nagira ngo mbabwire ko uyu munsi nifuje gutungura umugore wanjye. Kugira ngo mubwire ko mukunda. nanjye ndabakunda ariko mu Imana ni uruhame rwa benshi rwose barabizi. Rero reka ubwire rwose bagurije umuntu w'umugabo nanjye n'ejo umuntu akijya kumana ntabwo yari abizi, yahoze avuga ati namubwiye ko dufite abashyitsi, kandi yewe nari namubwiye ko hari umuntu wampaye inka ashaka kwakira. Madamu rero burya nta kindi, bya bindi by'umuntu wampaye inka nakubeshyaga kugira ngo utaza kuntahura. ariko sheri dusanzwe rwose natwe muri komedi. Ndagukunda mugabo mwiza. Ndagukunda, ngufitiye rero impano. Yego. Impano ngufitiye. Kutangira. Impano ngufitiye. Ntajya murotoye kuore ndamenye nzanyitwara ntera. ariko nzakubera umushoferi Ubushaka. Yatugiriye neza. njye nzajya nza rwose iwanyu ibirori n'ibiro mujye mumpamagara ari inyama nk'iyi Rero baguzi kuririmba ntabwo turirimbi impano ngufitiye aka kanya tukira nayizanye. hari akaririmbo Wenda muraririmba nyuma. mudugu ubwo niwe ugiye kujya turabuceka turawubwira Najya kwiga hepfo ku kibuga. mwamwitegura ikivumo Ngufitiye impano rero ikomeye. Ni ukuri kw'Imana. ariko ujya umumunye Iyo mpano rero ujya umumunye Tware neza. ni yuko ngukunda. ariko nibyo ariko twakumvishe kuva kare ni nayo rutizi nahindurije umutware wanjye rero niyo mpamvu adasaza. Iyo waba muri komedi n'ibitwenge n'iyesu ugira impuhwe. Hanyuma azazanye urukundo rega yageze ngo namwe rero mwadufashije iki gikorwa, mwakoze kuza, mukomeze kuryoherwa. nanjye ngira ko nibariza nanjye abazima ariko bagurisha mureke nibarize databuja batwongera inyama rwose njyewe ntabwo nkunda njye ntabwo nkunda atabukunda abagutera isahani imeze gutya imbere ko gukunda gukiri yanze aho bwa mbere w'inyama zimeze gutya anenge uzite urashaka ko gukunda n'umugore umwana wese n'urugo rw'undi uburyo yamukunda nk'umugore Reka uyavuka n'umugore twereke yewe n'umurerano kabisa nawe ndagukunda igihe nikigera nzabibwira abantu. ariko ako kantu mugatekerezaho watekereje utakumbwira ko nkunda njyewe reka nkubwire numvaga nta yindi mpano naguha. ni ukuri kw'Imana kandi umwawuzaje nka waje umuzakina filime nimuze tubigishe kina filime ababikeneye imikino ibintu byose ni kuri Duhuza Umuryango TV. Dufite abakameramani b'abahanga, aba editor b'abahanga, byose turabikora. Haba abakinyi beza mu Rwanda hose, ukeneye wese uzamubonaho umusaruro wese. Ngo hamagara kuri 07 82 70 488 3 nurangiza uze tukwishukina filime neza cyane.
ibyo byose turabiganira ukagenda neza, ufite amafaranga utayafite, ufite impano turayimushakira we wese ukikinira. Bye bye. Nimuze rero tubigishe byiza, nawe umukinnyi wa filime ubiga ihangage mu Rwanda ng'abandi bose usanzwe ubona baca ku mateleviziyo, baca n'ahandi hose, haba kuri YouTube channel hose, bizaba ari byiza cyane. Bye bye. Nk'ikaribu iwacu kuri Duhuze Umuryango.